Ndabizi yuko iyi nkuru mumaze kuyikunda muri benshi ndi kugenda mbibona, iki kiganiro mumaze kugikunda muri benshi nk'uko biri kugenda bigaragara, rero reka dutangire dutya, umusozi wose ugira inzira uyizamuka, ni ukuvuga ngo umusozi wose aho uva ukagera, bajya bavuga ngo u Rwanda rw'imisozi igihumbi, ni ukuvuga ngo mu misozi igihumbi buri musozi wose ugira inzira iwuzamuka, rero ikibazo si umusozi ahubwo ikibazo ni ukwemera ko utazawuzamuka, rero ntuzatinye umusozi ahubwo ikibazo ni ukwemera ko utazawuzamuka. Sinzi icyo nzi cyo ni uko bakeya muri mwe rimwe musobanukiwe iri jambo, ariko uze gusubiza inyuma wongere uryumve neza, hanyuma iyo ijoro rirenze urugero buracya, ibihe bikomeye nabyo birarangira. Kuba wabuze ibitotsi nijoro, kuba wabuze ibitotsi mu ijoro, kuba wabuze amahoro, kuba wumva ijoro ryabaye rirerire, ibyo ntabwo bikuraho ko ijoro ricya, iyo igihe kigeze ijoro riracya. Imana ntiha umuntu umutwaro uruta uwo ashoboye kwikorera, ni ukuvuga ngo rero ibiro wumva ufite, ibiro wumva wikoreye, ubukene wumva wikoreye, ibibazo wumva wikoreye, ibyo ni uko Imana ibona ko ubishoboye kandi kubyikorera, igihe cyo kubitura iyo kigeze urabitura. Buri mutwaro wose wikoreye uba ufite aho uzawutura, nimba ugiye gusura umuntu ugenda wikoreye, kera bagendaga bikoreye inzoga, ibiki, cyangwa se reka tuvuge agafanta, nta murokore uvuga inzoga, reka tuvuge agafanta, ni ukuvuga ngo iyo ugiye wikoreye agafanta ugiye gusura umuntu, uba wikoreye nyine ukavunika, ariko iyo ugeze aho ugiye wa mutwaro wari wikoreye urawutura cyangwa se bakawugutura. Ni ukuvuga ngo rero Imana ntiha umuntu umutwaro adashoboye kwikorera, kandi umutwaro wikoreye hari igihe uzawutura koko cyangwa se ugahura n'umuntu uwugutura. Akenshi uzarebe iyo ugiye gusura umuntu wikoreye, iyo ugezeyo ntago ibyo wikoreye ubitura ngo ubimuhereze, ahubwo urindira we akaba ari we ubigutura. Ni ukuvuga ngo rero ibibazo byose wikoreye hari umuntu uzabigutura, ibigeragezo ubona wikoreye hari umuntu uzabigutura, upfa kuba uri mu mugambi w'Imana byonyine, upfa kuba uri aho Imana igushaka, kubera ko ngo Imana ntiha umuntu umutwaro uruta ubushobozi bwe cyangwa se atashobora. Bibiliya niyo ivuga ngo ntabwo Imana yatwikoreza ibigeragezo tutashoboye kwikorera. Icyangombwa rero ni ukumenya yuko nimba wikoreye, hari igihe cyo kwikorera, hari n'igihe cyo gutura. Reka dusoreze iki kiganiro kuri iyi nkuru ivuga ngo komeza inkuru yawe urimo kwandika. Uyu munsi ni igika kimwe gusa, iyo nkuru yawe buri munsi shyiraho igika kimwe, wiceceka, wihagarara, wibitega ikindi, ahubwo buri munsi shyiraho akantu gatoya gusa, shyiraho itafari rimwe gusa, andika igika kimwe gusa witurize. Ikosa wakora ni uguhagarara cyangwa se ni uguhagarara, ariko komeza ushyireho igika kimwe gusa ku nkuru yawe buri munsi. Reka dukomeze kubana mu biganiro byacu biri imbere. Amazina ni Sam Motivator nk'uko tubimenyereye, mugire ibihe byiza.